Nanone twongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe aho muherereye hose mu mpande zose zigiye zitandukanye, haba hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu. Twongeye kubasuhuza cyane, amahoro y'Imana ndetse n'ubuntu bw'Imana bikomeze bigwire muri mwe mwese. Uyu munsi wa none ndifuza ko tuganira kuri iki kintu, ntabwo turi bukivugaho byinshi, ahubwo ndashaka buri wese kimubere umukoro. Noneho ufite icyo yavuga azi kuvuga muri comment, noneho ejo ubutaha mu kiganiro tuzongera aba cyo kintu tugarukaho tukiganireho, ariko nanone twagiye tugendera no ku ma comment yanyu, ndetse n'ababishoboye muduhamagare nk'uko musanzwe mubikora. Turabizera muri abantu bacu cyane, muraduhamagara mukatugezaho ibitekerezo bigiye bitandukanye. Turabizera cyane muri inshuti nziza kandi muri abafatanyabikorwa bacu, kandi mudufasha no gutuma ubutumwa bugera hirya no hino hagiye hatandukanye, mukora share, mukanda subscribe ndetse na like. Rero Imana mu ijuru ibaho umugisha mu mwese mubikora ndetse cyane. Rero ikintu tugiye kuvugaho uyu munsi wa none, uko mundeba nitwa David, murabizi. Nasengeye mu matorero agiye atandukanye, mu nsengero nyinshi cyane. Ubuzima bwanjye bunini cyane no bumaze mba mu matorero agiye atandukanye, kandi n'ubu uyu munsi wa none ndacyagenda henshi. Ariko hari ikibazo, reka nkite ikibazo gikunze kugaragara cyane. Ugasanga nk'urugero nk'abana b'abashumba, abana b'abapasitoro, abana b'abavuga butumwa, ugasanga abo bana ni nk'abo bana bakabaye batanga urugero rwiza mu bandi bana b'abakristo babana nabo. Nk'urugero nk'abana b'abakristo bakaza mu rusengero, babona nk'umwana wa pasiteri runaka, bakumva banyuzwe n'imyambarire n'imyitwarire yiwe ndetse n'imbuto yera, bigatuma nawe byamukomeza akavuga ati kabisa aba bana cyangwa uyu mushumba atubereye urugero rwiza mu mbuto yabibye cyangwa mu bana yabyaye. Ariko ikibazo uyu munsi wa none duhura nacyo ni iki? Usanga abana b'abavuga butumwa, abana b'abashumba, abana b'abapasiteri ari bo bana bafite imyitwarire itagaragara neza muri sosiyete cyangwa mu itorero, haba mu myambarire, haba mu bikorwa bimwe na bimwe bigaragara. Ugasanga nibo bana bagaragaza ishusho mbi cyane mu itorero. Ese mwebwe mubireba cyangwa mwe mwese mukurikiye iki kiganiro, mubona biterwa n'iki? Ni iyihe mpamvu? Mubona ari iyihe mpamvu ibitera? Ni ikihe kibazo kibitera? Ku uyu munsi wa none hari abakristo bafite abana, ariko abo bana iyo bari hanze cyangwa mu isi yo hanze, haba mu maklabu, habaye hose, mu isi yo hanze namwe murahazi uko hamera. Iyo bageze mu rusengero bashaka itandukaniro ry'abo basanze n'abo hanze mu isi yo hanze, bakaribura. Kandi ugasanga ahanini ni abana b'abakozi b'Imana. Ese murabona ibi bintu biri guterwa n'iki? Murakoze cyane. Nicyo kintu nifuza ko tuganira, ndetse buri muntu wese agitangeho ibitekerezo, buri wese abe free kabisa, twidagadure, twisanzure, tuvuge. Ababishoboye muduhamagare, ibitekerezo byanyu turi bubyandika ahantu, ndetse tuzaza tubivugaho. Murakoze cyane. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha mwinshi cyane, nimugira amahoro y'Imana. Rero turabifuriza kugira ngo mukande subscribe ndetse mwohereze share hirya no hino ku bantu benshi bagiye batandukanye, kugira ngo iki kiganiro gikurikirwe na benshi. Kandi mwandike muri comment mutubwire uko mubyumva. Murakoze cyane, nimugira amahoro y'Imana.